Imyaka ibaye myinshi umuryango w'Abakardashian wamamaye ku isi hose. Ni umwe mu muryango w'ibyamamare wamamaza ubuzima bwabo cyangwa se usangiza abafana babo ubuzima bwabo bwite. Ariko se waba utekereza ko Abakardashian uzi ibyabo byose? Bitewe n'uburyo hari bimwe mu bice by'ubuzima bwabo batigeze na rimwe bifuza gusangiza ababakurikira. Niyo mpamvu tugiye kugerageza kureba amwe n'amwe mu mabanga ya famille Kardashian. Umuryango w'Abakardashian ni umuryango mugari dore ko ugizwe n'abana bane ari bo Kourtney Kardashian, Kim Kardashian ndetse na Khloe Kardashian na Rob Kardashian. Abo ni abana bane bafite izina rya Kardashian. Papa wabo yahoze ari umugabo wa Kris Jenner ariwe mama wabo, ariko we yaje kwitaba Imana. Nyuma hari abandi bakobwa bato babiri ari bo Kendall Jenner ndetse na Kylie Jenner. Tukaba tugiye gutangira rero tubabwira amwe mu mabanga yabo. Mu bihumbi 2012 Kris Jenner ariwe mama wabo yemereye abakobwa be bato Kylie na Kendall Jenner kuva mu ishuri rya prive bigagamo, ababwira ko ntacyo bitwaye bagomba kwigumira mu rugo dore ko banasibaga kenshi bitewe n'impamvu cyangwa se igihe bagombaga gukamera gahunda za famille yabo Kardashians. Ariko papa wabo ntiyigeze abyifuza, gusa Kris niwe wategekaga mu rugo. Arabemerera rero abakobwa babo bava mu ishuri bahitamo kwigumira mu rugo. Kubwa Kim Kardashian ntabwo yigeze yifuza kwamamariza ikinyamakuru Playboy yambaye ubusa, ariko mama we niwe wabimushyizemo amwumvisha ko agomba kubikora, ko harimo inyungu nyinshi, ko bizamufasha akaba umukobwa w'icyamamare mu myaka ye 30 nk'uko nyina yari ameze, kandi ko bizafasha ikiganiro cyabo Keeping Up with the Kardashian kurushaho kwamamara. Villa cyangwa se inzu Abakardashian bagaragara mu biganiro byabo batuyemo ntabwo ariho batuye by'ukuri. Ntabwo bigeze bifuza kwerekana aho batuye bya nyabyo ku mpamvu z'umutekano wabo. Batekerezaga ko abafana cyangwa se abapaparazi bashobora kuzabasagarira bashaka kubafata amafoto cyangwa se kubareba babakurikirana ubuzima bwabo batashatse kwerekana. Mu bihumbi 2013 Kris Jenner yagaragaye yamamaza ikiganiro cyari agiye gukora kuri televiziyo ya Fox. Yanahawe ibyumweru 6 byo kwamamaza icyo kiganiro. Gusa byatangaje abantu benshi ko nyuma y'ukwezi kumwe gusa icyo kiganiro gitangiye gutambuka, televiziyo ya Fox yafashe icyemezo cyo kugihagarika. Kugeza na n'ubu nta muntu wigeze asobanukirwa neza impamvu y'iryo hagarikwa. Umutwe w'Abakardashian bose ariwe Kris Jenner mama wabo yanditse igitabo aho yanditse avuga uburyo yacaga umugabo we inyuma Robert Kardashian bakibana. Avuga ko babanye akiri muto agifite imyaka 18, gusa ngo ntibaze impamvu mu myaka ye 30 yagize ubushyuhe budasanzwe atangira guca umugabo we inyuma. Yavuze ko ngo hari mu gitondo Robert Kardashian wari umugabo we aramukurikira, yamukurikiye atabizi. Ngo uwo yitwaga Ryan ari umuproducteur. Uwo Ryan uwo yamucaga ho inyuma n'umugabo we. Ngo umugabo we yakurikiye atabizi aza kubabona aho bari muri restaurant, nibwo yabimenye ko umugore we koko amuca inyuma. Batandukanye mu 1990 nyuma y'imyaka 12 babana. Rob Kardashian umuhungu umwe wabo yamaze igihe kinini atagaragara mu kiganiro Keeping Up with the Kardashian, ariko ngo burya yabaga hari ahabaye. Gusa umuryango we ntiwigeze wifuza kumwerekana bitewe n'uburyo yari mu bihe bye bibi. Mama wabo yafashe icyemezo cyo kutamwerekana kuko yari muri depression, agahinda gakabije. Nyina yaketse ko bishobora kubagiraho ingaruka bakaba batakaza ababakurikira, ahitamo kumukuramo.
nyuma y'uko umunyamakuru atangaje inkuru itari nziza ku muryango w'aba Kardashian, Kris Jenner ariwe mama wabo yamwoherereje impano y'ikaramu igura $325 by'amadolari, amubwira ko agomba kuyandikisha ahindura inkuru yavuze akayigira nziza. Uwo munyamakuru wa New York Post yararakaye cyane n'umujinya mwinshi, amusubiza iyo mpano yari yaramwandikiye, amubwira ko we atagurishwa amafaranga cyangwa se atajya rya ruswa z'abakire, ko iya karamu nubwo ari y'agaciro itatuma ahindura icyo yavuze, ahubwo noneho ayivuga nabi cyangwa se avuga nabi kurushaho umuryango wabo. Abakobwa bose bo mu muryango w'aba Kardashian ngo babaswe na za makiyaje, dore ko akenshi bahora basa neza, biragoye kubabona batimakiye, ariko byumvikana bitewe n'uburyo bamamariza ibinyamakuru byinshi cyangwa se amamarke, bakanahora no ku matapi y'umutuku. Ariko umukwafeze cyangwa se umakiya wahoze amakiya Kim Kardashian mu myaka 2 avuga ko ngo burya niyo bagiye kuryama ntibajya babikuraho, dore ko ngo kenshi mu gitondo iyo yajyaga kumumakiya n'ubundi yasangaga n'ubundi umubiri we wuzuyeho fondote nyinshi cyane. Nk'uko bizwi ko ikiganiro cya Keeping Up with the Kardashian ari ibintu by'ukuri biba mu buzima bwabo, ariko benshi bavuga ko aba bakobwa baba babiteguye, ahubwo biba bimeze nk'ikinamico. Nk'urugero mu 2007 ubwo Khloe Kardashian afashwe na polisi kubera gutwara yasinze, mu kiganiro cyabo babyerekanye nk'aho babifashe birimo kuba koko, kandi bari barabiteguye, barabifilimye mbereho y'amezi 3. Kuba uwa hafi w'umuryango w'aba Kardashian abenshi bibwira cyangwa se banibaza ko bivuze kugira amafaranga menshi, gusa ibyo ntibifasha na gato. Abangavu bakora mu nganda zabo z'imyenda bo mu Mushinwa bakora amasaha agera kuri 18 bagahembwa amasantime 13 gusa. Ni amafaranga make ugereranyije n'umusaruro uva mu bikorwa by'amaboko yabo. Nubwo bagerageje gusaba ubufasha basaba ko bakongezwa umushahara, nta muntu n'umwe wigeze abasubiza cyangwa abafashe bo mu muryango w'aba Kardashian. Inyuma y'uburyo Kim Kardashian agaragara nk'umugore uhora usa neza w'umunyasuku, bamwe mu bakozi bavuga ko Kim Kardashian ngo nta kintu na kimwe azi kwikorera, ari umunyamwanda, ahora ajugunyanga ibintu byose, kandi ngo ku munsi ashobora guhindura imyenda inshuro 6 ariko ayijugunya hirya no hino, abakozi bari inyuma ye batoragura. Ngo Kim nta kintu na kimwe azi kwikorera, umugore ngo w'umunyamwanda cyane ahatagaragarira amaso y'abantu. Hari sene yagaragaye Kris, umubasketeri wahoze ari umugabo wa Kim Kardashian, amwambika impeta y'ubukwe cyangwa se fiançaye. Bigaragara ko Kim Kardashian asa nk'utarubizi ko yari atunguwe, nk'uko twese tubizi fiançaye hari igihe iba ari surprise umuntu atabizi. Gusa iyi sene wumve ko yasuwemo inshuro 3. Kardashian Kim yari abizi neza uko biri bugende, dore ko yanasabye Kris kuzaza ari ku manywa kugira ngo nibafata amashusho bizabe bigaragara neza. Kugira ngo marke ibone uburenganzira bwo kwamamarizwa na Kim Kardashian ntabwo byoroshye. Ugomba kwishyura hagati y'amadolari 700 na miliyoni by'idolari, kandi ukagomba kumenya amatike y'indege, kandi muri classic n'abantu be bamufasha bwo n'abamumakiya na timu y'abantu, kandi ukamenya na hoteli araramo cyangwa se apartment, ukamukodeshereza n'imodoka nziza z'agaciro zimujyana ahantu ahariho hose ashaka, kandi ukamushakira timu y'abashinzwe umutekano imwakira ku bibuga by'indege ahagiye hose, ukanishyura buri munsi abashinzwe kumutunganyiriza imisatsi. Mu biganiro byabo Kim Kardashian agaragara nk'umubyeyi ufite umutima ugira gufasha ku bantu bagezweho n'ibyago bimwe na bimwe
ku isi. Gusa mu bihumbi 2013 ubwo yahamagariraga gufasha abari baragizweho ingaruka n'umwuzure wo muri Philippines, ashyira ibihangano bye cyangwa se ibikoresho bye by'agaciro hanze, nibwo yabwiraga abantu ko abazabigura amafaranga yose azavamo azayafashisha abagize ibyago muri Philippines. Gusa byaje kugaragara ko Kim Kardashian yatanze 1/10 byonyine ku mafaranga yabonye kuri ibyo bintu yagurishije. Ababiguze bamushinja ko Kim Kardashian yababeshye, ababwira ko ayo mafaranga azafasha abana bo muri Philippines n'abandi bose bagizweho ingaruka n'uwo mwuzure. Gusa Kim Kardashian byarangiye bigaragaye ko inyungu nini ari we wayikuriyemo kurusha abari bagenewe icyo gikorwa. Nubwo umuryango w'abakardashian ugaragara nk'abantu bakundanye cyangwa se bashyize hamwe mu byiza no mu bibi, ariko uwitwa Ellen wari umugore wa Robert Kardashian avuga ko yigeze kubona bimwe mu byo Rob Kardashian yari yaranditse mbere y'uko apfa. Uwo Rob Kardashian ni umugabo wa mbere wa Kris Jenner ariwe Mama Kardashian. Uwo Rob yavugaga ko mu gihe Kim Kardashian na Kourtney Kardashian bari bakiri bato, mama wabo yabafataga nabi cyane, ntiyigeze ababera umubyeyi mwiza kuko ngo yahoraga abamokera, abakubita ndetse anababwira nabi. Kandi avuga ko umugore we yanamucaga inyuma n'uwahoze amutunganyiriza imisatsi witwaga Alex, akaba ari naho havuye uwitwa Khloe Kardashian. Kugeza ubu abantu bakibaza koko niba ari uwa Rob Kardashian. Gusa Khloe ntiyigeze ashaka kubivugaho byinshi ndetse yananze gukora ikizami gisuzuma cyo gushaka kureba niba uwakubyaye ari wo koko, mu rwego rwo gukomeza kwibera umukardashian. Binavugwa ko uwa Alex yahawe amadolari agera kuri miliyoni 30 z'amadolari kugira ngo azarucarumire ntazigere agira icyo abitangazaho. Mu bihumbi 2011 Kris na Kim Kardashian bagaragaye bari mu rukundo cyane. Uwo Kris ni umubasketeri ukomeye wo muri Amerika, barakundanye nyuma baza no gukora ubukwe. Gusa abakurikirana ikira kiganiro cya Keeping Up with the Kardashian babonye uburyo Kris asa nkaho afata nabi Kardashian cyangwa se atamuha icyubahiro nk'umugore we. Ibyo byatumye mu masaha 72 yonyine Kim Kardashian asaba gatanya. Gusa byaje kugaragara ko ikibazo kitari Kris uwo mugabo, ahubwo ikibazo cyari Kardashian, dore ko Kim Kardashian yanamuciye inyuma gato yuko bakoze ubukwe, yahise amuca inyuma. Kandi abantu bakoranye na Kim Kardashian mu gukora kiriya kiganiro, abakameramani n'abandi bagiye bavuga ko ngo bakoze ibishoboka byose kugira ngo berekane isura mbi ya Kris nkaho ari we wari umugabo mubi. Ariko ibyo byose byari kugira ngo Kim Kardashian agumane isura nziza mu maso y'abafana nkaho ari we wari ufite ikibazo kandi ari we wari wabiteye. Ibyo byose byari kugira ngo Kim Kardashian akomeze ase neza. Kandi banavuga ko ngo Kim Kardashian yakoze ubukwe na Kris mu rwego rwo kwishakira abafana, kongera umubare w'abafana bamukurikiranaga cyangwa se umubare w'abafana bakurikirana ikiganiro cyawo, bitewe n'uburyo Kris yari ari mu bihe bye byiza igihe yakinaga basketball. Bwa mbere igihe bahagaritse ikiganiro cyabo kinyura kuri Entertainment, nubwo uwari umugabo wa Khloe Lamar yagize ikibazo cyo kurengerwa n'ibiyobyabwenge byarinze no kuba byamutwara ubuzima, akoherezwa mu bitaro aho yakurikiranwaga i Los Angeles. Nibwo bwa mbere mu mateka ikiganiro cyabo cyahagaze gukora icyumweru. Ni ikihe kintu se cyaba cyagutangaje kuri bitumaze kukugezaho? Ese waba uri umufana wa famille Kardashians? Duhe igitekerezo cyawe mu butumwa, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe unasangiza inshuti zawe iyi video. Murakoze.